gahunda zisanzwe Dr. Murangira adashobora no gusobanura ukuntu yageze hanze noneho uko biri kose kugeza no munsi ndakubwiza ukuri ikintu cyitwa ibiyobyabwenge bimaze abana bacu cyane cyane aba bana b'abakobwa barashize ega nibyo bicupa bijombagura nabyo ni ibiyobyabwenge ntabwo ushobora kwijomba icupa munami uziko kugira ngo wijomba icupa wajya gutega wenda bikagira inzira kandi ubwo nabyo akifotora akabishyira habona kuko niba abantu babibonye nuko yabishyize hanze bitangira wikubita agaselfie hi guys ubu ngubu ngiye mu mujyi gufata icyo kunywa na Sam udusi utajya umenya banavuga ubwoko bwato iyi kabira hise simbyanze kugiye gusangira icyayi na Sam bigize akazi ukora kugira ngo tumenye ko ariho akazi kagiye kubera twebwe tukuga bande bawe bagukurikira hari ibindi bintu byadutse ubu noneho barandenza urugo ubwo busa bwanyu igihe cyose mwabufotoye mujye mumenya niba wananiwe kurinda ubwo busa bwawe nta murinzi w'ubusa bwawe uhari nubwo amategeko nta n'ufite uburenganzira bwo kubusakaza ntawe amategeko aranabihana kubusakaza ariko mu buryo bwa kinyarwanda bene ibi by'igiturage nicaye mu rugo ntarimo gusoma ibitabo uribibitse ubusa bwawe utabashe kuburinda nta murinzi w'ubusa bwawe we wananiwe kuburinda umuntu ahubwo ngo ngiye kukubwira ikintu ariko nibanga ikintu wananiwe kubikukimbitse ute umuntu yizeye kwizera icyo wizera umuntu kugeza aho umubitse ubusabwa mureke nibura ubwonko n'amaso mu burebe nanjye njya avuga ati iyo yambaye ubusa sarya abantu baturabeshye batugira amagambo uzanagihano hari umuntu wadushekeje atuba umukobwa yaje kugusura muri bugire mukagira cyangwa umusore urabanza ukamubwira uti dore inkangara shyiramo telefone akazishyiramo ugahita ufunga nkuko bigenze kugira ngo ugahita ushyira agatambaro ugahambira wari uzi ngo ndafunga iki se oya ushyiramo agatambaro inkangara ukayifungura uravuga agakapu ashobora kurangara agafungura ugahita ushyira mu nkangara ugafunga ugashyira mu kabati ugafunga urufunguzo wahinze ukaza ukarushyira ku gatiruwari hariya aho urureba uteko noneho twatangira imirimo murimo murumva stress isi irimo idutwaza bari hafi no kugura amasaha asuzuma cyangwa utwuma dusuzuma niba nta handi hari kamera ariko ubwo busa bwanyu mwananiwe kubika ntawe uzabubika n'uwo mubwira ngo yakoze icyaha amategeko azamuhana ariko wowe uzaba wasamye ku gasozi hose tukureba mwese rero muhite ariko biragera ku bakobwa nk'abagabo mu mwaka hashobora gusohoka video ebyiri z'abagabo cyangwa 3 nyirango dufite ebyiri muri uyu mwaka ariko iz'abakobwa nta munsi w'ubusa nta munsi w'ubusa umwaka niwe ufite iminsi 340 ingahe buri munsi nuko se aribo bashukika cyane ahubwo nyango ni ubwonko bwayaze imbere y'abandi ababifotoye none se niki gituma ubusa bw'abakobwa buhora ku gasozi n'abagore n'abahungu kuki se duhagara muri zone yaho badufotorera kuki iyo birebye so na bamufotoye hari ureba ukabona ko video bayibaga hakaba n'undi ureba ukabona ahubwo arafata na position yagiye muri shoot ese mujya mubona inda z'abagore bagiye kubyara zabaye ubusa hari ifoto nabo baramenye gukinga hari ifoto nabonye umugore yambaye ubusa none waho igitsina kiri bashyiraho akantu k'agacucu no ku moko y'amabere ubundi ndana nange murebe ukuntu tugira ibyaho kureba ukabona akabuno k'umugore utwite imbere biraha akabuno yewe twanda we ibigezweho niba yarayihaga nk'umugabo oya bajya muri shoot umugabo se niwe yifotoye hariyo n'abafotora muri shoot studio burabara abantu bafotora muri za studio nimushaka muzabahita buriyo ni nk'abaganga bareba no mu nda w'ugacwa arabisi begere ibabwira rero muzagira ibanga ry'umurwayi kuko ntabwo uriya muntu yajya kwifotoza kuri atarwaye barasabwa guhabwa amahugurwa yo kugira ibanga ry'umurwayi
burya igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Reka kwisetsa mon frère, icyo mfa nawe kwanza wowe ubundi zikize uretse nose n'ubwa mbere bafasha abantu nk'aba kandi mu gitondo uretse ariko mbaza nkubwire suko umujyana sajya akabati ngiye mu mbabare sinzongera akagaruka neje icyo saba ni kimwe baradufasha harabo bajyanye muri rehab kubera ibiyobyabwenge nibyo mbona nonaha sibyo ribi kwiriye kureba abana bakabapima kuko ikigaragara bashobora kuba bari under influence akaba atari bo ni gute no nta muntu muzima ushobora gukora ibintu nka biriya mutabaruka gutinyuka ugafata icupa rya Heineken ukajya kurishyira mu myanya yawe y'ibanga muri akagurupe k'abakobwa abana b'abakobwa bato akaryishyiramo yes ninseka none uretse gato ibi bintu bwabyo uwo muntu akwiriye gushinjwa kwangiza imyanya myibarukiro kwitesha agace iye kuko burya wowe ntabwo uri uwawe uri wa leta nawe ni wibeshye wo mutabaruka noneho kugira ngo nkubwire uzihe ibintu by'ubujye uri uvuga uti ubu ngubu ngewe mutabaruka ngiye kwikata igitsina ujya ahantu urebe ko batagufunga oya bigerageze nanone ngo bishyizemo ngo icupa n'ibyo ubonye ariko se tubishyikire na za karoti n'imyumbati n'iki tubishyikire ikibazo nuko tutayibona icyo nkubwira rero ngiki rero none barangiza bakabifata neza ubwo bupfapfa bakabusangiza abandi bose bigaca byakwiye igihugu cyose n'ubu ibyo ngibyo ubwabyo bisobanuye iki mu buryo burambuye bizica abandi bana mu mutwe n'uwatekerezaga kumva ko ashobora gukundana n'umuhungu imyanya igakora ibyo agomba gukora yumva ko icupa rishobora kumusimburira umuntu uri muri ica degeneration. Ariko rero reka duspose yuko uyu muntu ibi bintu nta muntu muzima wabikora ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ari under influence. Reka leta hari ibimukinamo reka leta imufashe mbere na mbere ibanze mujyane bamupime ibiyobyabwenge sinsabye kumufunga bamujyane mu igororero muri rehab hako no kumufunga bamufunga oya nibisha ubu ngubu ndabikubwiza ukuri ndarakaye ndetse cyane urarakara se bitangi oya hari byo tugomba gukora reka ntabwo dukwiriye kubaho nk'abantu bariho just mu buryo budafite kubaho gutyo tu gutyo tu so what ariko reka nkubwize ukuri ibi ngibi ni bya bindi uzabona baramufashe Dr Murangira agasha amaboko arimo gusobanura ukuntu byagenze ukuntu yafashwe n'itegeko rya muhana mu gitondo tukabona yigenda yari muri gahunda zisanzwe Dr Murangira adashobora no gusobanura ukuntu yageze hanze noneho uko biri kose kugeza uno munsi ndakubwiza ukuri ikintu cyitwa ibiyobyabwenge bimaze abana bacu cyane cyane aba bana b'abakobwa barashize ege nibyo bicupa bijombagura nabyo ni ibiyobyabwenge ntabwo ushobora kwijomba icupa monami uzi ko kugira ngo wijombe icupa wajya gutega wenda bikagira inzira kandi ubwo nabyo akifotora akabishyira habona kuko niba abantu babibonye nuko yabishyize hanze ariko se seriously bugacya mu gitara bati banshimuse ngo urubuga rwanjye barushimuse ibi rero nibategura itegeko no mu bihano birimo hakabamo guhana abantu kutazongera gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gihe runaka kugira ngo iyo addiction nayo ubwayo bashiremo n'ibindi bitandukanye hanyuma ikindi kandi bazahindura amazina hanyuma ikindi bakoresha kaga systeme k'ubufaransa iko niba ugiye gufungura imbuga nkoranyambaga shiraho indangamuntu yawe kugira ngo ubugoryi bwose uzakora abantu babumenye utayishyira bidafunguka ibi mushobora kubifata gutya ariko abatekereza sinzi icyo duhaze sinzi umurengwe dufite ariko aho turi mu kugana ni habi ndetse cyane kurushaho njye ntacyo bimbwiye maybe I will be gone kora mutabaruka nawe ndabona ibyo bihe bibi atazabibona ibi mu myaka nka 20 iri imbere ibyo turi kubona si ngubu ni byiza biteye isoni ariko it's now or never dutekereza uyu munsi turebe ibi ni ibintu biteye isoni uraza ukareba ugasanga abantu bose babaye ibihugu nuko bigenda bipfa abantu mubibona murebera none ukabona ariko nk'uyu munsi hagira abantu bamfasha nk'abari mu nteko ishinga amategeko cyane cyane muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage ngira ngo ndetse bijya
oya seriously dukwiriye kugira ikintu na kimwe nta kirazira abantu noneho kubera icyo kintu abantu baragiye bishyira hamwe mu bugoryi bwinshi ntawe ubavugaho na leta isa nk'aho ibatinya bakora umwanda wabo wose intoxicatinga sosiyete ariko people they no n'igihe umuntu akubwira ngo ibyo by'umuco muvuga njye sinawubayemo none tugaruke ku kindi akuvuga buretse gato uwo muco uri kuvuga w'u Rwanda njye sinawubayemo nabaye hanze niba arabaye hanze ariko ari mu Rwanda where the morality zigomba gutekinga place morals tugomba kuzuba sibyo hari umuntu uvuze ngo njye nababwiye ko generation y'ubu ngubu y'urubyiruko ko yarangiye nta muco kandi byose nicyo bita right. But what is right? Icya kabiri ibi bintu byo kuvuga ngo my body my right ndaguryo rwa hafi kandi reka mbe categorique ubwo mperuka muri cya gihugu cyasangije abantu be isi yose imico mibi yacyo ne kikaba cyarahiye muri uyu mujyi wahiye nabonye ibintu ntigeze mbona mu buzima bwanjye hari umwe mu bagabo b'inshuti zanjye babakire cyane hano i Kigali numva dushobora kuba twari turi kumwe aho usanga umuntu ku karubanda akubwira ati rwose nta kibazo ukomeze ariko avuga ati no ati imyanya yose ati umubiri wose ni kimwe ati iyo ushatse guterura akaboko ni nk'uko ushobora kwishima ku kuboko ati iriya myanya y'ibanga byose ati ni nk'intoki ni nk'amatama ni nk'igituza ati nothing ubwo nta banga nyine rero aho bishyira hano iwacu ndabona ibintu biri mu kujya habi tunapoenda ni pabaya zaidi kabisa. Hari umuntu uvuze ikintu hano hari abantu bagenda n'ipfunwe riturutse kubyo ababyeyi babo bakoze ibyo ukora uyu munsi bitegura hazaza wahawe iyo wakize ubwambure hanze ubu uri kwamamaza ngo bakugurire mu gutandiko ariko ubwo byanze bikunze icyo ashatse kuvuga bizagira ingaruka ku bazagukomokaho. Ariko seriously leta irebere they keep quiet ibi ngibi abantu barebere just we look and then as if nothing is happening. Umuntu yavuze ngo kera abantu bajyaga bivuga imyato ku byo bagezeho none ubu ngo umuntu ngo yirata igitsina ngo kinini ngo arakaze ngo ararenze kusohamugana. Hari komisiyo ngo y'umuryango n'uburere mboneragihugu ubu burere mboneragihugu ni ubuhe my people niba harimo uri muri iyo komisiyo yanyandikira ibintu biteye isoni ariko ukabona yes ni ibisanzwe ayewewe ibyo nguko hagati aho ngaho rero ndabona abantu benshi bafite ibyo babitekerezaho ariko sinzi ibi bintu uko babibona. Rega society rugarijwe ariko se koko twemera turimbuka gutya turarimbuka da none sandi uko hahiye ahubwo uyu muhungu uko mbona arimo kugenda yiyumvira abakandagira isa yihamya kamara rero ubwo ntikashobora kuba kateyemo ahubwo yakize ameze neza. Okay barareba ino minsi ko yarikoroje da kabisa ashaka ibyo bintu bireke volume yawe irimo irantesha umutwe. Volume yanjye volume nta iri ariko okay muzamure nawe tubwire bimeze bite. Turagusubije neza cyane nanjye ndabikirije ibintu biragenda bite ko mbona bikomeye. Icyambere uyu munsi wa none ibintu biri mu kuba amaherezo yanyu zaba yaye twebwe se muri generation y'ibisubizo n'umurengwe muri generation harya muri aba.com ngaho ni mu doting ariko reka mbabwira hari n'ikindi maze kubona ibi bintu ubona abantu birirwa ku mbuga nkoranyambaga bakora ubusa ugiye i Burayi uzahabona bake kubera buri muntu wese abahangayika n'akazi. Impamvu ziba nuko umuntu azi ko ashobora kuza kwa Mutabaruka akaza akarya atari muri gahunda akicara muri salo ya Mutabaruka akareba televiziyo akicara muri akareba na televiziyo kandi Mutabaruka yishyuye amafaranga yarayiguze irya n'umuriro yanamusanga ahantu yiyicariye arimo kwihemba kuko we yakoze wahamagani yinywera akavinyo kandi yavuritse akabwira ati nanjye bamakana mfata gake. Muri Afrika niho nabonye gusa aho umuntu ajya mu kabari nta mafaranga afite nta na gahunda kandi agataha yasinze
ukibaza ukavuga uti ibi bintu ntabwo bibaho, tugomba guhinduka buri kintu cyose tukagikwantayizinga, we quantify it to money. Kandi tugakunda amafaranga, niyo mpamvu dutangiye gukina, niyo mpamvu dukennye. Uyu munsi wa none wowe akazi kawe karakuvuna, sibyo? cyane Ndabeshye cyangwa karamvuna. ubu ibyo kurya byawe wiguriye sinkwigisha ubusambo, hari aho uhinga nta namwe ntugomba kurya ari uko bagiye Kimironko cyane. umuntu akaza gutyo tungo mwariganye akaza akicara iwawe mu igeto yawe agatuma intebe yawe isaza rimwe na rimwe biteze reka tuvuge ukuri no kwicara none ubu agatuma isaza agatuma isaza akareba televiziyo wishyura mon frere waguze wishyura uyabonesha wishyura umuriro urabyumva akicara no mu nzu uzishyura randi road ku mushoke yarangiza akabwira na Kadogo ngo nateke vuba arashonje nyine kandi akamubwira ibyo ateka iyo mico mibiri dukwiye kuyamubwira ibyo atarya umunsi tuzaca ibyo bintu sibyo tukabita buri muntu wese akamenya ko atakura kwa jasho abantu bazaha agaciro igihe bave mu gukora ubusa. Icya kabiri basore ndashaka mbigishe sibyo udufaranga twawuvunikira twose reka kudushora mu nkumi uvuga ngo ngwino turyoshye uramujyana he? Mube abantu b'abanyabugugu at least muri uyu mwaka kuko hari abo bizafasha nabo bitekerezo bashaka akazi bakore. Mube abanyabugugu, mube abanyabugugu, mbese mukomere ku ifaranga ryanyu, mukomere ku ifaranga ryanyu. Reka gufata amafaranga yawe gusa, keretse wenda niba ufite uburyo ukoramo ukomeye hari uko uyavana warageze mu rwego rwo kwishimbisha no ku mushahara wa harimo ya entertainment bayabarira mu byo twaganiragamo. Mutabaruka mbaza mucange inkuru mbona ku gihe iragira iti mu Rwanda abarenga 3800 bakuwemo nyababyeyi burundu mu myaka 4 kugeza 2023. bitewe n'iki? Harimo gukuramo inda rimwe na rimwe mu bigo bw'akajagari, niyo mpamvu ya mbere rimwe na rimwe n'aba bijomba amacupa navuga ngo uyu munsi wa none dukumire uruva batora itegeko umuntu wese ukinisha wangiza utesha agaciro imyanya y'ibanga bikwiriye kureba icyaha ndetse kikomeye cyane. Ubwo abangaba icyitwa kubyara ashwida burundu. Ako nta zina ry'umuntu twavuze. Oya ninde wavuze ugeze umva izina mvuga? Nuko umuntu ambwiye ngo kuri uwo muri kuvuga ninde nta gitabo kirimo n'ubusanzwe ni ikirara n'ibitari bya zabikora anywa shisha nakagatabi ko ku mugongo w'ingona byinshi arabikora ndamwiyiziye si mubarirwa. Ubwo ntawe tuzi wenda ubwo wenda wari kuvuga waramuzi ntabwo afite abazi yagize ngo niwe tuvuga. Munyereke ndebe uwo ngo wavuga. Nta foto yashyize izina se yarishyizemo ntabyo yashyizeho nyine gusa tuvuga ninde se mumbwire namukubwire komeza mpubwo ubutumwa ariko ngenda kuri ino ngingo ariko attention iki ni ikibazo gikomeye. Abantu 3800 bavanamo nyababyeyi ni benshi burundu. Umucuruzi menyekanisha umusoro w'ipatante y'umwaka w'2025 uyu munsi. Kananye muguye atari baba kanibutsa abacuruzi ko bagomba kumenyekanisha umusoro w'ipatante y'umwaka w'2025 n'uyu munsi uzirikane kwishyura bitarenze tariki 31 uku kwezi kwa mbere umwaka w'2025. Umuntu wese ufite umutungo utimukanwa ukodeshwa yaba inzu sale kijardin ndetse n'ibindi arahamagarirwa kumenyekanisha umusoro ku nyungu z'ubukode zabonetse mu mwaka w'2024 bitarenze tariki 31 ukwezi kwa mbere umwaka w'2025. Kumenyekanisha ipatante y'umwaka w'2025 n'umusoro ku nyungu z'ubukode bikorwa unyuze ku rubuga rwa www.rra.gov.rw aho ugakanda handitse inji umenyekanishe. Ushobora kandi gukoresha telefone igendanwa ukanza akanyenyeri 800 urwego ugakurikiza amabwiriza. Kwishyura ipatante n'umusoro ku nyungu z'ubukode bigomba gukorwa bitarenze itariki 31 ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'2025. Mu kwishyura rero wakoresha ikoranabuhanga ritandukanye ririmo mobile money, Airtel money, Mobicash, mobile banking ndetse na internet banking cyangwa ukajya kuri banki ikwegereye. Ku bindi bisobanuro kandi wahamagara 3304 cyangwa ukaba wakandikira RRA unyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Dusore neza twubaka u Rwanda twifuza.
hano hari umuntu ariko izi gahunda ni ndende. aha cyakwereka izindi hano hari umuntu w'inshuti yanjye uri muri Australia aragira ati can see you are right. ubutesi bwa twebwe abanyafurika nibwo bwatwishe. hano abana batangira urumva kubigisha gukora bafite imyaka 14 nibura amasaha make kugira ngo amenye uko ubuzima bumera. niyo mpamvu utatekereza ngo kurya kwa anko ntibibaho. hano tuba ni ukuvuga ngo ibyo kuvuga ngo ndajya kwa anko kurya ntabwo bibayo. no kwa so imaze kugira imyaka 18 utakijyayo akwirukana mu nzu ukagenda. ibi bintu by'ubutesi yarashaka ababwiza ukuri. hari ibintu by'ubutesi byinshi. aha niho honyine ndakubwiye ko mu birebe mwese nta bantu bangana iki bajya mu kabari nta mafaranga afite kandi akavayo yasinze. ni benshi yariye na burushete nyine ni benshi n'ibirayi. ubwo butesi rero uyu muvandimwe turashaka kuza kumuhamagara kugira ngo duhe ubuhamya kugira ngo abantu babyumve kubera no kurema n'abantu bumva ko bazabaho gutyo. ni no mpamvu mu Rwanda uzasanga mbivugiye hano nihatagira igikorwa mwese ni mundebe please ni mundebe ibi bintu ndashaka mu bisharinga abantu babyumve. nihatagira igikorwa ndabisubiramo 80% mu myaka 10 y'abakobwa b'Abanyarwanda bazaba ari indaya nta kandi kazi bakora. hatagizwe igikorwa uyu munsi cya mbere mu kubabwira kwigirira kwiha agaciro esteem n'ibindi bitandukanye. ibi ni ibigaragara ko tugomba gushyira imbaraga mu kongera kureba uburyo ibyo tuvuga byose politically ariko practically hatagize igikorwa. ibi mbona tuzajya turema abantu beza bazi ko ubwiza bushobora kukuzana ibyo kurya ku meza. no kankubaze umva please nakubwiye ko nawe uvuga ibyawe nyine nkubaze ntukajye unyinjira mu buzima. sinakwinjira igihe ko ari ubikora buretse winyinjira mu buzima ndagusabye please nakugize neza. banzu tuze wimbaza ibyanjye ngiye ibyo mvuga ni hypothèse sibyo nta burenganzira buretse uze kwibaza mbaze gusoza ndabivugamo kuko dufite mentality ipfuye. uyu munsi twimvisha yuko ubwiza bushobora kukuzanira ibyo kurya ku meza ntabwo bishoboka. ubwiza bushobora kukugabura mu gihe gito ariko ugapfa burundu mu gihe kirekire. tubwire abana bacu tubwire abakobwa bacu yuko kuba uri mwiza ubwabyo with empty head ntacyo bihagije. kandi bazapfera ari kuba ufite uzapfa wandavura ahubwo kuba ufite kuko uyu munsi ndeba abana beza bavuka Abanyarwanda bona bazabyara n'umumarayika one day. utekereza ko ubwiza bwawe buzaruta abana bari mu kuvuka. nitwumva ko ubwiza bwonyine buhagije without nta ndangagaciro nta bwenge nta budaheranwa nta gukotana muri wowe ntabwo ubwo bwiza bwawe buzakubera umuvumo utonyagurika urwara ibirwara byose bishoboka bakuvanamo nyababyeyi nk'aba twumva bibi bibazo. ariko uyu munsi wa none ndashaka twongere twigisha abana bacu yuko mbere na mbere mu mutwe niho hakomeye. ariko ibintu byo kuvuga ngo umuntu ni mwiza akipfusha ubusa akirwa nk'urumogi akirwa nk'uwa byashisha noneho hari byashisha byadutse bire electronique aho baciriye biriya biba bipakiyemo ibipapfa abana baranywa bagatembagara. nuko utazi yakase benzi mu mujyi. iyo benzi sazamona nipfa buwate hadutse undi mwiza nanone ufite imyumvire yo kwitarika gusa. azabura igisaza kijya kuyikoresha. igisaza baba we aba bajugumira none wabyumvise ariko aba bajugumira jugumira se ko nawe azaba ari mu nzira ari mu kugenda ariko uzi kuba ufite umuvumo w'umusaza uruta sokuru wawe ejo agapfa ukitwa umupfakazi indirect. werega babarize mu Faransa bya kera akabati je vais sur ma palper quoi toucher. abantu bari kuvuga ngo urasekeje cyane. reka nsetse kuko icyo nashaka kubaza ni ndacyahise avuga ngo ubuse 80% ubundi byagezera
ariko muribo murabona ukuntu turimo kujya dutakaza icyizere mu bana bacu b'abakobwa. Ntahiza nkumva za ONG ngo empowering umwana w'umukobwa, bigomba guhera hano. Turabibona twese tugaceceka gusa, turaratubwiza what is that kokiye vite. No. ikibazo rero n'ababyeyi babigiramo uruhare mu buryo burendirege. yabona uwo mukobwa akase benzi atanu mu kinyubako giteretse ahantu gutya kimeze nk'inuma, abata abandi barabyaye. Dore Sylvie arashaka ko muhamagara muri iki gitondo, aramwe ngo abakobwa bangana bate. Sylvie ngo uhamagare tubiganireho, reka mpite naramuzane dayeri mbere y'abandi bose. Mutabarika reka kwisetsa, muzane nyine. ndababaye. muzana guce ku binyoma. Kaza muhamagare Sylvie rwose, nangiye kumuhamagara kuri ntuza, ariko reka muhamagare directement. muzane Ance kubiki ibinyoma. Ikishimishije hari umwe mu baturanyi banjye ariko uri mu nteko ishinga amategeko, wakoze mu bintu cyane cyane mu burenganzira bw'abana n'abakobwa n'ibindi. Sinzi iki kintu niba atakibona, kuki atanyandikira ubundi ko yampaga ibitekerezo. naragize kubwiye ko azakizamura. Nibagerageze baganire, kuko ndimo ndabona tujya dutakaza imbaraga. nta mwanya w'ibyo, turi mu bindi, turahuze. turakuze, ntabwo umwanya w'ibyo ntawo. Ariko rero Yesu nahita agaruka, kuko ibintu ndabona ari uri mu kuduteza rwaserera. Oh Lord. Hari abanyamagana ngo ndimo ndabuza abana kuba ari isasho. Yagagwara. ntabwo agasobanukiwe. Ntacyo nasobanura. Ko hasi no ko hasi. Sylvie ndamubuza. cyangwa yari kwandika avuga ati mpamagara. Aya. Uko nyandikiye ngo kange nje navuze yuko mu myaka 10 itagiye gikorwa 80% y'urubyiruko rwacu rw'abakobwa niba tutagize icyo dukora kindi mu guhindura ibyo mbona uyu munsi wa none, abenshi bazaba dependinga mu gukora uburaya. Asipastad ibi nshobora kubidefendinga with so much soul. Iki twica nuko twafashe ibintu byose tukishyira mu hantu dushobora kwamagana ikibi ngo tukivuge nk'aho ari kibi. Umuntu agize ati kandi pasteur ngo ubwiza bw'umukobwa udafite indangagaciro, ubwenge n'umuvumo kuri we ni n'igihombo ku bamubyaye. Abameze nk'amabuye y'agaciro ya Kongo ni meza, ariko yabereye abaturage umuvumo. Iki pastor subiramo akantu ke. Pasiteri Aragira ati mwaramutse. Wose mujyororo. Pasteur tu ati ubwiza bw'umukobwa udafite indangagaciro, ubwenge n'umuvumo kuri we. Ubwiza bw'umukobwa udafite indangagaciro n'ubwenge ni umuvumo kuri we, ni n'igihombo ku bamubyaye. Abameze nk'amabuye y'agaciro ya Kongo ni meza, ariko yabereye abaturage umuvumo. Ikindi kintu ndi bwongereho, hari umuntu wambwiye burya mu nyoni zose harimo inyoni imwe igira ubwenge buke. Dendo. Burya dendo ngo ishobora kuba itagira n'ubwonko. Ishobora kubona imvura igwa ikabizi yuko amazi kujya kuyanywa ari ukwasama, imvura yanahita igakomeza ikasama. Izinga amazi aragwa. Ngo arakomeza agwemo. Shaka ubwiza ukuri. Acha Mungu. Mu myaka mike ibintu maze kubona, I had never seen this. Niki twakora? What can we do? Nicyo kibazo nibaza. Twakora iki? Eske are we doing enough? Ese ibyo dukora ibintu eske birimo birava birenze ubushobozi bwacu? Niki ndibaza. Harya babyita bute mu Gifaransa? Iki? Je vous demande. Ntabwo je me demande. Ndibaza. Je me demande ndibaza. Cyangwa byari nigo biterwa na Sadem.
ariko mwuka byaramwe ariko ubutumirwa wawe ni uko buze abantu baramwemera ntagereyo niyigaragaze rwose baramwemera rwose cyane cyane kabisa ni hatari kabisa ngize neza hari unyamaganye aturi murigisha abantu ubusambo ni gute umuntu yaze wawe ukamubwira ngo ntari burye none saba yabikoreye atakumenyesha ariko akwiye no kutarya abaze ndashaka mbwire n'abantu s'il vous plaît ndabisubiramo abantu mu byumve muve mu bintu by'ubutesi ndashimira abantu kandi nakomeje kubikora ko nta muntu uzongera kumpamagara ngo ngeze Nyabugogo ambwira ngo aje kunsura ku kazi ko ku kazi ntabwo ariho basura abantu icyo ni kimwe ngira ngo umwana wibonye n'ejo bundi ndasubizeyo ko narinje kukureba ngo kugusura dufitanye gahunda oya n'iby'akazi oya ngo ni personnel ntabwo bikorerwa hano icyo abantu bakimenye niba ndi hano mba ndi mu kazi kandi ngomba gukora sinaje hano kwifotoza sibyo icya kabiri ndashaka nshimira abantu bose batakimpamagara babanza kumbaza ngo urakomeye umeze neza ese amakuru yawe amakuru yanjye urashaka hiki ibyo rero byimukiye kuri njye umenya ari wowe wabinteje nawe ugomba guhagarara yaguhamagara ukamubwira uti amakuru yanjye urashaka hiki umuntu yabishara amagambwe wari umeze neza yego urakomeye yego ariko kuko ukunda kurwara ugaba ashaka kumenya uko umeze wowe nturwara uziko umuntu akubaza ikintu kimwe akagiturinaho umwanya ntabwo mufite neza andika message dufite ikibazo cyo kudaha agaciro umwanya umuntu araguhamagara mwitabye utariko nashaka kukubona ko aricyo nshaka none se icyo kintu utambwira kuri telefone urimo uragambanira igihugu urimo urakora iki ko ari ngewe n'ubundi uri bubwire wambwiye icyo unshakira ugasanga ni ikibazo kabisa ikindi cya kabiri